nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza. Tariki 21 ukwezi kwa kabiri 2026, nibaza yuko muri hose mukomeza kugenda mugubwa neza, bari imbere mu gihugu cy'u Rwanda namwe muri mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko mu gihugu cya Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi, igihugu cya Tanzania. Ikaze rero muri aya makuru yacu. Hari ubutumwa bukomeye cyane urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB rwatanze. Hanyuma General Major Paul Rwarakabije, muramwibuka mwese, yabaye mu gisirikare cy'u Rwanda mbere gato ya jenoside yakorewe abatutsi, ariko na nyuma gato yagiye ahabwa n'inshingano zitandukanye. Yayoboye urwego rwa RCS, Rwanda Correctional Services. Hanyuma rero yabaye kandi no muri FDLR, ariko aza no kuba n'umuyobozi bakuru bayo, gusa aza gutaha. Mwibuka amagambo General James Kabarebe yigeze gutangaza avuga uko operation yose yakozwe kugira ngo General Major Paul Rwarakabije yisange mu Rwanda. Hanyuma abandi barimo ba General Victor Byiringiro cyangwa se na General Omega banga gutaha, bavuga yuko badashobora gutaha mu Rwanda mu gihe kirimo ubwoko bw'abatutsi. Aya ni amagambo yababaje abanyarwanda ndetse n'uyu munsi akibazwaho, ariko ubu General Omega nawe ndagira ngo mbabwire ko nubwo yatangaje ayo magambo, nibaza yuko ahari niba nakiriho mu mashyamba burasirazuba bwa Kongo ntabwo abayeho neza. Muribuka amagambo Nkungu yigeze gutangaza avuga ko bashimira leta y'u Rwanda ndetse na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame kuba atarigeze ababona mu ishusho y'uko se ari umujenosideri. Plutôt ashobora kuba atarakoze jenoside, ariko ari umwe mu bantu bagize uruhare mu gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, FDLR, ndetse inakomeje no gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside mu burasirazuba bwa Kongo. Ari nacyo kintu gikomeye cyane. Ikibazo si umubare w'aba FDLR, ikibazo yewe navuga ngo n'ibyo bitero ni bibi cyane bitewe n'uko biza guhitana ubuzima bw'abanyarwanda muri rusange, ariko burya ikibazo gikomeye cyane ni ingengabitekerezo ya jenoside yo kwanga urunuka abatutsi, yaba bari imbere mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari mu burasirazuba bwa Kongo. Babizi ko bakomeza kwicwa umunsi ku wundi. Hanyuma rero General Major Paul Rwarakabije ndaje mbabwire inkuru yihutirwa kuri we, ariko kandi reka mbanze mbahe inshamake y'andi makuru y'ingenzi akomeye cyane akomeje kugenda avugwa. Reka mbanze mhere kuri inkuru mbabwire ko amakuru aravuga yuko muri Cameroon abasirikare bishe abaturage 21 bakatiwe igihano gitangaje. Urukiko rwa gisirikare rwa Cameroon rwakatiye abasirikare 3 igifungo kiri hagati y'imyaka 5 n'10 nyuma yo kubahamya icyaha cyo kwica abaturage 21 mu gice gituwe n'abavuga icyongereza. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu watangaje ko abasirikare 3 bashyigikiwe n'ubuyobozi bw'umutwe witwaje intwaro w'Abafulani bagabye igitero umudugudu wa Ngarbu tariki ya 14 Gashyantare 2020, barasa abaturage 21 barimo abana 13. Leta ya Cameroon yabanje kandi guhakana ubu bugizi bwa nabi, gusa nyuma yo gushyirwaho igitutu n'amahanga n'iperereza ryakozwe bitegetswe na Perezida Paul Biya iza kubyemera. Uru rubanza rwatangiye muri 2020, umwanzuro warwo kandi uratinda kubera ko rwasubitswe kenshi bitewe no kutumvikana hagati y'abacamanza ndetse n'ababuranyi. Kwa 19 Gashyantare 2026, urukiko rwa gisirikare rwemeje ko abasirikare bishe aba baturage barabasahura ndetse banabatwikira inzu, niho rwahereye kandi rubakatira ibihano bitandukanye. Abanyamategeko b'imiryango yabishwe bagize bati Sergeant Baba Gida yakatiwe igifungo cy'imyaka 8, Gendarme Halanga Gilbert yakatiwe igifungo cy'imyaka 10, Kopolo Sanding yakatiwe igifungo cy'imyaka 5. Umwe mu banyamategeko bunganira kandi imiryango y'abishwe, Sotel Menkem, yavuze ko ibihano kandi byahawe aba basirikare byoroheje cyane ugereranyije n'ibyaha bakoze, kuko yatekerezaga ko bakatirwa igifungo kirenga imyaka igera kuri 30. Yagize ati natekerezaga ko nibura bakatirwa imyaka 30 y'igifungo cyangwa se ikarenga, kuko bahungabanyije umutekano w'abaturage. Mu bihugu byinshi ku isi na Cameroon irimo, uhamijwe icyaha cyo kwica yabigambiriye akatirwa igifungo cya burundu. Hari naho rero akatirwa igihano cy'urupfu mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi. Duce mu gihugu cy'u Burundi haravuga inkuru isa nk'itangaje. Perezida Ndayishimiye yirukanye Colonel Nijimbere wibye umuceri. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yirukanye Colonel wa polisi y'igihugu General Nijimbere amuziza kwiba umuceri wari wakugaburirwa abapolisi. Uyu mukuru w'igihugu yashyize umukono ku nyandiko y'icyemezo cyo kwirukana uyu mupolisi tariki ya 19 Gashyantare 2026, hashingiwe kuri raporo yatanzwe na Minisitiri w'umutekano w'imbere Leonidas Ndaruzaniye. Icyo cyemezo kandi kigira kiti Colonel ku rwego rwa polisi Gerard Nijimbere ufite nimero imuranga OPN
0403 yirukanywe muri polisi y'igihugu y'u Burundi kubera ko yibye umuceri wari kugaburirwa abapolisi. Nyuma y'icyemezo cya Ndayishimiye kandi Minisitiri Ndaruzaniye yamenyesheje ko guhera tariki ya 19 Gashyantare Colonel Nijimbere atagomba gusubira muri polisi y'u Burundi. Imyitwarire y'umupolisi yavugishije abarundi benshi cyane bakoresha imbuga nkoranyambaga. Hari abahamya ko ari we wafashwe, ariko hari bagenzi be banyereje byinshi ariko batarafatwa ngo bahanwe. Ibiro bya perezida w'u Burundi kandi bigaragaza igihe Colonel Nijimbere uyu muceri kandi nuko wanganaga, igihe yawibiye nuko uyu muceri kandi wanganaga, nk'uko amakuru akomeza kugenda bigarukaho. Reka rero mbabwire ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, reka gatoya ko mbabwira ubutumwa bw'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ku banyarwanda bose muri rusange. Reka mbanze mbabwire aya makuru, cyangwa se wenda reka mbanze mbabwire ubutumwa bw'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB, mbabwira ko urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB rumaze iminsi ruri mu bukangurambaga bugamije kurwanya icuruzwa ry'abantu hirya no hino mu gihugu. Hari igikorwa giherutse kubera mu karere ka Burera gisaba abantu cyangwa se no gukangurira abanyarwanda muri rusange ko bakwiye kumenya uko icyaha cy'icuruzwa ry'abantu ari icyaha kandi gihanwa n'amategeko, ndetse n'uko gikorwamo, ndetse kandi n'uburyo bakwiye kuba bakirinda muri rusange. Mu minsi mike yitambutse mu bukangurambaga bwo kurwanya icuruzwa ry'abantu bwarimo bubera mu karere ka Burera, urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB, Rwanda Investigation Bureau, yasabye abaturage kuba maso ndetse no gutangira ku gihe amakuru ku bakekwaho icyo cyaha. Hanyuma abaturage rero bari bitabiriye bavugaga ko rero bungutse byinshi cyane kandi bityo ko bagiye gukora ibyo basabwe n'urwego rushinzwe ubugenzacyaha mu gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma kubera ko wumva abantu bacuruza abantu akenshi baza babashukisha ibijyanye n'amafaranga, imirimo cyangwa se n'ibindi bintu runaka, ati wenda ati tugufitiye akazi mu gihugu runaka muri Oman. Murabizi ko abantu bagiye batanga ubuhamya kenshi cyane muri Arabia Saudite, za Dubai, aho ngaho niho benshi bakobwa benshi bagiye bacururizwa bakajyanwa mu bikorwa by'ubukozasoni ndetse no byo gusambanywa n'ibindi bikorwa bidahesha ikiremwamuntu agaciro muri rusange. Reka rero tujye kuri uyu mugabo yitwa General Major Paul Rwarakabije, turebe umunsi Rwarakabije ataha, uko umugambi wacuzwe ugashegesha FDLR. Imyaka 6 irashize General Major Paul Rwarakabije agiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Iyi nkuru yanditswe ku itariki 29 ukwezi kwa Munani 2022 n'ikinyamakuru ya.com. Asezere mu cyubahiro gikwiye ba ofisiye bo ku rwego rwa General mu ngabo z'u Rwanda. Yasezere ku munsi umwe na Lieutenant General César cyangwa se César Kayizari na Brigadier General George Rwigamba. General Rwarakabije yari asoje urugendo rurerure cyane w'umugabo wabaye umuyobozi w'umutwe wa FDLR FOCA, umuyobozi kandi mu ngabo z'u Rwanda RDF, n'umuyobozi kandi urwego rw'imfungwa rw'abagororwa RCS. Tugiye kugaruka rero ku nzira Major General Paul Rwarakabije kandi yacimo muri FDLR kugeza atashye mu Rwanda mu buryo bw'ibanga. Turifasha kandi inyandiko zakoreshejwe mu rubanza rw'abahoze ari abayobozi bakuru ba FDLR rwabereye mu Budage. Abo barimo Ignace Murwanashyaka wari umuyobozi mukuru wa FDLR na Vice President Strato Musoni. Ni urubanza kandi rwapfundikiwe tariki 28 Nzeri 2015. Murwanashyaka yahamwe n'ibyaha byakozwe na FDLR yarabereye umuyobozi akatirwa imyaka 13 y'igifungo, naho Vice President wa FDLR Strato Musoni akatirwa imyaka 8. Mu batanze ubuhamya mu rubanza rwabereye mu mujyi wa Stuttgart mu Budage harimo Major General Paul Rwarakabije wari ukuriye ingabo za FDLR arizo FOCA. Tumenye gutandukanya FDLR ndetse na FOCA. FDLR ni umutwe wa politike ufite ingabo zizwi nka FOCA. Dusubiye inyuma rero gato mu mateka, ingabo zahoze ari za leta Habyarimana zimaze kurimbura imbaga muri jenoside yakorewe abatutsi zahungiye muri Zaire muri Nyakanga mwaka w'1994. Nyuma y'amezi make abasirikare bakuru barateraniye i Goma bashinga ikiswe ishyirahamwe rigamije gucyura impunzi bise Rassemblement pour le retour des réfugiés et la démocratie au Rwanda, RDL, murambabarira ntabwo igifaransa ari ururimi rwanjye cyane. Yari iyobowe na General Augustin Bizimungu. Twihuse mu mateka kandi, ubwo ingabo zari za FDR, no kuvuga Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo, zari ziyobowe na Laurent Désiré Kabila, zishyigikiwe n'ingabo za APR zahirikaga ubutegetsi bw'umunyagitugu Mobutu. Inkambi z'impunzi z'abanyarwanda zari hafi y'umupaka zarasenywe, abarenga miliyoni bataha mu Rwanda, abandi bakomeje kandi mu mashyamba ya Kongo. Uko ingabo rero za FDR
zakomezaga kwigira imbere, niko impunzi n'abasirikare bakuru ba FAR n'interahamwe bakomezaga kandi bagenda. Ubwo Kinshasa kandi yafatwaga, benshi bahungiye mu bihugu bituranye na Congo birimo Congo Brazzaville, Zambia, Centrafrica n'ibindi. Hagati aho ingabo zose za FAR n'interahamwe ntabwo zakomeje kandi urugendo rugana kure, cyane cyane izari mu nkambi mu Ngunga ya Katare. Abahoze kandi ari ingabo za FAR bari bayobowe na Lieutenant Colonel Leonard Nkundiye ndetse na Lieutenant Colonel Paul Rwarakabije, bahungiye mu mashyamba ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru ahitwa Igatoyi kugeza Mobutu akuwe ku butegetsi. Aho i Masisi rero niho ingabo za Allied Armée de Libération du Rwanda zavukiye, zishamikiye ku ishyaka rya politike Parti pour la Libération du Rwanda. Umukuru wa Allied yabaye Lieutenant Colonel Leonard Nkundiye, nawe Lieutenant Colonel Paul Rwarakabije na Lieutenant Colonel Dr Mugemanyi baramwungiriza. Abibuka intambara kandi bacengezi yayogoje amajyaruguru n'uburengerazuba bw'u Rwanda yari yatewe n'ingabo za Allied. Ubwo umukuru wa Allied Lieutenant Colonel Leonard Nkundiye yicwaga mu bitero byagabwe mu cyahoze ari komini Giciye, ubu ni mu karere ka Ngororero, muri Nyakanga mwaka w'1998, byakomye mu nkokora ingabo za Allied, dore ko umurambo we werekanwe kuri televiziyo zitandukanye. Nyuma y'ibyumweru bibiri, wari umwungirije Lieutenant Colonel Dr Mugemanyi yiciwe mu yahoze ari komine Nyagatovu, ubu ni mu karere ka Gakenke mu ntara y'Amajyaruguru, yicanwa kandi abasirikare benshi cyane nk'uko icyo gihe byakomeje kugenda bivugwa. Hanyuma kandi nk'uko aya makuru yakomezaga kugenda bigarukaho, kuko yari afite imiti myinshi cyane y'izo ngabo no kurwana ngo umurambo we nawo uterekanwa kuri televiziyo, ingabo za Allied zarahashiriye umurambo wa Dr Lieutenant Colonel Mugemanyi wamenyekanye kubera wahoze amurinda, wari warinjiye mu ngabo z'igihugu APR, ntabwo zari zakabaye rero RDF wawerekanye. Mu basirikare bakuru ba Allied hari hasigaye Lieutenant Colonel Rwarakabije, abari we rero ujya ku buyobozi bwayo. Ingabo za Allied zari zimaze kandi gukubitwa inshuro, zari zisigaye Rwarakabije kandi azitumaho, hanyuma zisubira muri Congo kwisuganya. Bafashijwe na leta ya Laurent Désiré Kabila binyuze ku muhungu we Joseph Kabila. Ku wa 15 Gashyantare 2023 nibwo ingabo za Allied zari muri Kivu y'Amajyepfo zitwaga Allied, zari zivuye i Kamina ziyobowe na Colonel Sylvestre Mudacumura, zahuye n'ingabo zavuye muri Kivu y'Amajyaruguru Allied ya kabiri ziyobowe na Colonel Paul Rwarakabije, zihurira ahitwa Kirembwe mu misozi miremire cyane ya Kivu y'Amajyepfo. Iyo tariki nibwo Paul Rwarakabije yabaye umukuru w'ingabo za FDLR zizwi nka Foka, yungirizwa na Lieutenant Colonel Sylvestre Mudacumura. Indi myanya nayo yaratanzwe, maze Major Pacifique Ntahunguka alias Omega ashingwa ingabo zo mu majyaruguru ya Kivu, naho Lieutenant Colonel Domire Mugaragu akurira division y'ingabo zo muri Kivu y'Amajyepfo. Abandi basirikare bakuru kandi bahoze muri FAR barimo General Augustin Bizimungu na Colonel Renzaho bari bafashwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha, mu gihe abandi nka Colonel Ntiwiragabo yari yahungiye muri Sudani. Ingabo za FDL ziswe Foka muri 2003, aho Paul Rwarakabije kandi yazibereye umugaba mukuru nk'uko yabibwiye urukiko rwa Stuttgart mu Budage nk'umutangabuhamya. Inshingano Paul Rwarakabije yihutiye kandi gushyiraho ni amahame n'amategeko agenga ingabo za Foka no gutegura ibitero ku Rwanda. Icyo gihe kandi yari muri Kivu y'Amajyepfo, uko yatashyiriwe mu Rwanda n'uruhare rwa General James Kabarebe. Nyuma y'ibyo bikorwa byose, Rwarakabije yaje kubivamo ataha mu Rwanda yambutse umupaka ku itariki ya 15 Ugushyingo muri 2003. Ni igikorwa cyari kimaze igihe gitegurwa nk'uko yigeze kandi kubitangariza TV1 muri 2019, ndetse ati tukifashisha inyandiko zo mu rubanza rwa Ignace mu Rwanda shyaka. Rwarakabije yanyuze mu nzira nyinshi ngo atahe mu Rwanda. Akimara kuba umugaba mukuru wa Foka, Rwarakabije yafashe icyemezo cyo kohereza igitero mu Rwanda kigizwe n'abasirikare bari hagati y'2,000 n'3,000. Yasanze abaturage barahinduye imyumvire, noneho akaba aribo kandi babifatira bagashyikirizwa ingabo z'u Rwanda, ubundi bakajyanwa mu kigo cya Mutobo, bitandukanye n'uko mbere abaturage bababiraga ibyitso. Uwari uyoboye icyo gitero cyiswe Operation Oracle du Seigneur, Colonel Pierre Claver Habimana alias Bemera, nawe kandi yafashwe n'ingabo kubera ubufatanye n'abaturage i Nyakinama. Uyu Bemera rero ngo yarasengaga cyane ku buryo yari yeretswe ko Imana yamuhaye igihugu cy'u Rwanda. Rwarakabije yavuze ko yakoze isesengura ntambara asanga ntaho bagana. Yagerageje kandi kuvugisha bamwe mu bayobozi b'u Rwanda, harimo uwari guverineri w'intara y'Amajyaruguru Rucagu Boniface, amwemerera bakoresheje inyandiko ko azamuhuza n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu. General Rwarakabije yatumye umupasiteri w'umunyekongo azana ibaruwa mu ntoki. Nyuma kandi haje umunyekongo waje kumuhuza na General Kabarebe wari umugaba w'ingabo. Icyo gihe baravugana hakoreshejwe telefone izwi nka Valise Satellite
yari yarahawe na Joseph Kabila ngo ahuze ibikorwa by'ingabo za Congo na FDLR. Ubwa mbere bavuganye igihe gito ntiyabyumva neza, ubundi General Kabarebe kandi amuhamagara igihe kirekire bagirana ibiganiro binyuranye. Nibwo General Kabarebe yamubwiye aba ex-FAL bari mu buyobozi bw'ingabo na polisi, amubwira amazina arimo General Marizamunda ndetse na Stani Nsabimana n'abandi. Hanyuma kandi abasaba Paul Rwarakabije kohereza intumwa ze zigasura u Rwanda, ubundi zigasubirayo kumubwira ibyo ziboneye. Mu bindi Kabarebe kandi yamubwiye harimo ko izo ngabo za FDLR zihuje n'iz'u Rwanda zavamo umutwe w'ingabo ukomeye, aho kugira ngo amaraso y'abanyarwanda akomeze ameneke. General Major Rwarakabije yabwiye TV1 ko uwo yabwiraga wese yamusubizaga ko adashobora kuza mu Rwanda, ahubwo ko ashaka kumuroha. Yari yaje kubona ko nakomeza kandi umugambi we uzatahurwa, ahubwo akabura gutaha no kuguma muri FDLR. Yahisemo no kutongera kugira uwo abibwira. General Rwarakabije umunsi umwe yabwiye bamwe mu ngabo zamurindaga harimo n'abasirikare bakuru ko agiye kuganira n'intumwa z'u Rwanda, baramuherekeza. Yafashe nk'abasirikare 100 bamurindaga. General Rwarakabije kandi yemeje ko General Kabarebe yabafashije mu buryo bwo kubona ikibakura muri Congo, abohereza amakamyo n'umunyarwanda wari wigize umunyekongo, bityo bambuka umupaka nijoro kuko ku manywa ntibari kubasha kwambuka i Bukavu. Yakiriwe n'ukuriye diviziyo y'ingabo muri ako gace, wari kumwe n'abasirikare bari bambaye imyenda ya gisirikare, kuko na Rwarakabije n'ingabo ze bari bambaye civil ariko bafite imbunda. Kwishishanya byarashize. Mu gitondo General Rwarakabije yafashe indege ya kajugujugu yari yoherejwe na General Kabarebe, maze imugeza ku kibuga cy'indege i Kanombe aho yaramutegereje. Uraho Rwarakabije, duherukana muri CND. Aya niyo magambo General Kabarebe yabwiye Rwarakabije amuhereza ikiganza, nk'uko tubikesha ikinyamakuru Ingabo Magazine cyari icya Minisiteri y'Ingabo. Rwarakabije yazanye na Colonel André Bizimana, Colonel Jerome Ngendahimana n'abandi. Ngendahimana uri mu kiruhuko cy'izabukuru yanabaye kandi umugaba mukuru wungirije w'inkeragutabara. General Rwarakabije yese yakiranwa icyubahiro cya gisirikare, maze ahita afata amafunguro mu nzu abasirikare bakuru biyakiriramo officers mess. Nyuma y'umunsi umwe yakiriwe na William Swing wari ukuriye intumwa za Loni muri Congo Monique, wamubwiye ko igikorwa yakoze ari icy'ubutware. Nyuma y'iminsi igera kuri 2, Major General Rwarakabije yagiye kuri Radio Rwanda avuga ko umutwe wa FDLR Foka usheshwe, ko ingabo zigomba kandi gutaha mu Rwanda nta yandi mananiza. Muri 2004 nibwo Rwarakabije kandi hamwe na bamwe mu basirikare bazanye bahise binjizwa mu ngabo, abandi basubizwa mu buzima busanzwe. Mu butumwa bayatanze, General Major Rwarakabije yavuze ko ikibazo cya FDLR atari umubare w'abasirikare, ahubwo ko ari ingengabitekerezo ya jenoside bagenderaho. Ni General Major Paul Rwarakabije yatangaje amagambo rero akomeye cyane. Hanyuma indi nkuru yanditswe n'ikinyamakuru ya Akadomo.com bagira bati ese uyu General Major Paul Rwarakabije ni muntu ki? Ati yababajwe no kubona abantu bashira kandi bafite ingabo zishinzwe kubarinda. Yayoboye ibitero byinshi byahungabanyaga umutekano w'igihugu. General James Kabarebe yamuhamagaye kuri telefone ari muri Congo, akora siporo yo kugenda n'amaguru, akunda amata. General Major Paul Rwarakabije yavukiye mu cyahoze ari Perefegitura ya Ruhengeri, kuri ubu mu karere ka Nyabihu, mu kagari ka Nyamugari, mu mudugudu wa Kizunga, mu ntara y'Iburengerazuba. Yavutse nk'uko iki kinyamakuru kibitangaza ku itariki ya 15 Mata mwaka wa 1953. Yarashatse, afite umugore n'abana 2. Amashuri yize, General Major Rwarakabije yize amashuri yisumbuye kuri Saint Andre mu mujyi wa Kigali, akomereza mu ishuri rikuru rya gisirikare ry'i Kigali mwaka wa 1973, arangiza mu mwaka wa 1977. Yasohotse muri iyo kaminuza ya gisirikare afite icyiciro cya 2 cya kaminuza lisanse mu bijyanye mbonezamubano gisirikare, sciences sociales et militaires, aho yakomereje amashuri ye ya gisirikare. Aganira n'ikinyamakuru Izuba Rirashe, yatangaje ko yagiye gukomereza mu gihugu cy'Ubufaransa amarayo umwaka mu mahugurwa ya gisirikare mu bijyanye n'itumanaho. Yakomeje kandi akora amahugurwa mu bya gisirikare, aho mwaka wa 1985 n'umwaka wa 1990 yahakoreye mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Kigali. Nyuma kandi yo yagiye akora ingendo shuri mu Bubiligi. Mu mwaka wa 1990 yarafite ipeti rya major. Imirimo yakoze rero Major General Rwarakabije muri icyo kiganiro n'ikinyamakuru Izuba Rirashe yavuze ko akirangiza mu ishuri rikuru rya gisirikare ry'i Kigali yashinzwe imirimo muri gendarmerie y'igihugu ijyanye no gucunga umutungo. Kuva mwaka wa 1978 kugeza 1979 yimuriwe muri Minisiteri y'Ingabo muri serivisi zishinzwe umutungo. Ati ntabwo natinzemo kuko nahise njya mu yandi mahugurwa mu Bubiligi hari mwaka wa 1980. Mwaka wa 1980 ujya kurangira ngo yagiye gukora muri Etat Major ya Gendarmerie, aho yarashinzwe icungamutungo logistique.
ati mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na kabiri nimuriwe mu mutwe wa jandarumori witwaga uw'ubwubatsi kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'icyenda, ubwo nahise rero nimurirwa umutwe wa jandarumori witwaga Groupe Mobile ya Kigali. Yavuze ko uwo mutwe kandi wari ufite inshingano eshatu. Iya mbere wari ushinzwe kwigisha abajandarume abapolisi b'ubu uyu munsi wa none bato bagisohoka mu ishuri rya jandarumori. Iya kabiri wari ushinzwe discipline muri jandarumori. Iya gatatu ukaba wari ushinzwe kunganira ingabo z'igihugu igihe byakomeye mu ntambara. Yagize ati ni muri urwo rwego rero ingabo za RPA cyangwa se FPR ati zitera mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda nagiye ku rugamba ari njye komanda w'uwo mutwe. Komanda uwo mutwe waje ati kwitwa bato ya gatanu ubwo ndari ku rugamba nayoboye kugera mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kabiri mu kwezi kwa Kamena. Muri urwo kwezi kwa Kamena ngo yimuriwe muri etat major ya gendarmerie ashingwa ibikorwa bya gendarmerie ari byo ibyitaga mu gisirikare G3. Ati nakoreye aho kugera mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane ubwo ingabo za FPR inkotanyi zadutsindaga, ubwo imirimo rero yanjye yahise irangirira aho ngaho. Muri icyo kiganiro cyamaze hafi amasaha agera kuri abiri n'ikinyamakuru Izuba Rirashe, General Paul Rwarakabije yavuze ko ubwo yahise ahungira muri Kongo afite ipeti rya Lieutenant Colonel yahawe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu. Ati amapeti yatangwaga atinze kuko nagombaga kuba nararihawe mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kabiri. Rwarakabije akigera muri Kongo ngo yahise ajya mu nkambi ya Katale muri Rucuru, ariko kubera ibikorwa bya gisirikare byakomeje kwisuganya nabijyagamo. Ati mu nkambi ya Mugunga yari hafi y'umujyi wa Goma kuko ariho rero habaga kandi etat major y'abahoze ari abasirikare b'u Rwanda mbere mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane ex-FAL, ni ukuvuga kuva mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu aho inkambi zaje gusenywa n'ingabo z'u Rwanda kuko haturukaga ibitero byatezaga umutekano muke mu Rwanda. Muri uwo mwaka inkambi zimaze gusenywa, impunzi nyinshi zarimo n'abahoze ari abasirikare baratashye mu Rwanda. Aho yakomereje kandi inkambi zimaze gusenywa, General Major Paul Rwarakabije yatangaje ikinyamakuru Izuba Rirashe ko yakomereje urugendo i Masisi Zaire kugeza mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi. Ati muri Nyakanga mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi naje mu Rwanda ntari umugenzi ahubwo nari nyoboye ibitero by'abacengezi. Nahagumye kuva muri Nyakanga kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi kugera mu Kwakira mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani. Yavuze ko icyo gihe ingabo z'igihugu zabasubije inyuma basubira muri Kongo. Ati kuva mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani urangira kugera muri 2003 nari mu barwanyi b'abacengezi. Icyatumye atahuka, General Paul Rwarakabije yavuze ko yatahutse mu Rwanda mu mwaka wa 2003. Ati hari impamvu eshatu zatumye nahuka. Iya mbere ati yatangarije ikinyamakuru Izuba Rirashe yagize ati nararwanye kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda kugera muri 2003 mbona intambara ndimo ntawe ziganisha, mbese nisuzuma ntambara nakoze. Impamvu ya kabiri yatumye nahuka ni ibitero twagabaga ku gihugu cy'u Rwanda. Abaturage bari mu gihugu baduhaga amakuru bavuga ko ibitero dutera u Rwanda ntacyo bimaze uretse kubamarisha. Hanyuma impamvu ya gatatu ikomeye yatanze n'igitero ngo bigeze batera u Rwanda mu mwaka wa 2001 mu kwezi kwa Gicurasi. Atabarwanyi nari nyoboye bagendaga bafatwa n'ingabo z'u Rwanda kuko zari zarahinduye uburyo bwo kurwana, aho bafataga abarwanyi banje ati ntibabice ahubwo bakabajyana mu mahugurwa mu bigo nka Nkumba ndetse na Mudende. Yavuze ko ingabo z'igihugu zafashe abarwanyi be bagera ku 700 bahugura muri ibyo bigo barangije ngo igihugu rero kibohereza iwabo. Ati ubwo buryo bwatumye ntekereza byinshi. Abaje muri icyo gitero basubiye muri Kongo bari bake cyane kuko benshi bari barafashwe bajyanwa mu mahugurwa. Ibyo byatumye rero abari basigaye bibaza ibyo barimo. Ibyo kandi byabaye igihugu ati cyaradushishikarizaga rero gutaha mu rwatubyaye. Yavuze ko atigeze karatekereza ko yatahuka, ariko mu mwaka wa 2003 afata icyemezo kuko muri 2003 twateye ikindi gitero ku Rwanda. Ati kuko twari twabonye umusada w'abagenzi bacu bari baragiye mu ngabo za Kongo. Ati baraje ati dukorera hamwe ati murasirazuba bwa Kongo. Tumaze kubona abantu rero bashya ati n'ibikoresho, twahise dutekereza uko twatera ikindi gitero ku Rwanda. Twabanje kandi tubitekerezaho muti kuko twari tumaze kumenya uko ingabo z'u Rwanda zirwana, ntabwo icyo gitero twacyumvikanyeho. Ku giti cyanjye narebaga uko intambara twarwanaga ntacyo zatugezaho, mpita mbona ko n'icyo gitero ntacyo kizageraho. Yahamagawe na General James Kabarebe. Rwarakabije yavuze ko hari abantu biganye bamuhaga amakuru y'u Rwanda akiri muri Kongo. Yavuze ko General James Kabarebe wari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda icyo gihe yamuhamagaye kuri telefone mu rwego rwo kumuhamagarira gutahuka nk'uko byari muri gahunda ya leta yo gushishikariza abanyarwanda bari hanze gutahuka. Ati hari umuntu waduhuje na General James Kabarebe nubwo twari mu mashyamba turavugana nubwo byari bikomeye. Ati kuko umwe atashakaga rero kuvugana n'undi. Ati yambazaga amakuru
nkamusubiza nawe akansubiza. Ubwo muri icyo gitero ati twari twateguye, bamwe muri twe bari bageze mu Rwanda barafatwa. Yavuze ko General James Kabarebe yamusobanuriraga nk'umugabo, akamubwira ko ibyo batekereza ntacyo bazabigeraho. Ati rero yambwiraga ko mu ngabo z'u Rwanda harimo abo twabanye benshi, yansabye kumwohereza bamwe mu ofisiye banjye mu Rwanda kureba uko igihugu kimeze, nyuma bakazagaruka kumuha amakuru. Rwarakabije yavuze ko abo yabwiraga bose ba ofisiye be barabyangaga kubera ubwoba. Ati icyo gihe ariko nari narafashe icyemezo cyo gutahuka kwa General Rwarakabije ubwo twari mu ntambara mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Nabwiye abo twari kumwe ko ngiye kugirana amasezerano n'abayobozi b'u Rwanda ko duhurira i Bukavu, ariko bigari uburyo bwo gutaha. Ati navuganye n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General James Kabarebe uburyo yamfasha ngataha mu Rwanda. Ati nabwiye abandindaga bamerekeza. Icyo gihe twahise kandi twambuka mu Rwanda kuko General Kabarebe yari yarabiteguye hari mu mwaka wa 2003. Yakomeje avuga ko mu mwaka wa 2004 igihugu cyamusubije mu ngabo z'igihugu ku ipeti yaragezeho rya General Major. Nyuma mu mwaka wa 2005 kandi aza kwimurirwa muri komisiyo ishinzwe gusezera no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ku rugerero. Nakoze nisanzuye ati mfatanya na komisiyo kandi gushishikariza abandi gutaha. Nakoze kuva muri 2005 kugeza 2011 muri Nyakanga, ariko igihugu cyanshimye imirimo yo kuyobora ikigo cy'igihugu gishinzwe n'abagororwa RCS Rwanda Correctional Service nkora kugeza ubu. Icyo gihe uko abivugaga ati ariko n'ubu ndacyari umwarimu muri komisiyo yo gusezera mu buzima busanzwe. Ati abahoze ku rugerero. Ikinyamakuru Izuba Rirashe cyamaje kandi nk'umusirikare wari uhagarariye umutwe wahungabanya umutekano w'u Rwanda uburyo yakiriye amakuru y'uko yahawe akazi keza n'abo yarwanyaga, maze agira ati nkigera mu gihugu ntabwo nabaje gushingwa imirimo ikomeye, abanje kuzenguruka igihugu nsobanura impamvu natahutse. Ati nahereye aho mvuka ngera no mu gihugu hose. Gushingwa imirimo ikomeye numvise ari ikintu gikomeye kuko nta mirimo natekerezaga. Muri Nyakanga 2004 numvise bansubije mu ngabo z'igihugu ku ipeti ryanjye rya General Major. Numvise umutima wanjye wikanze, birandenga kumva abantu rero twarwanaga bama umurimo. Ati byarandenze sinabona uko nabisobanura. Muri icyo kiganiro n'ikinyamakuru Izuba Rirashe, General Rwarakabije yavuze ko mbere mwaka wa 1994 abantu bose siko bamwe bamererwaga. Ati kuba abasirikare kuko hari ivangura mu gisirikare. Ati ntabwo bose bemererwaga kujya mu gisirikare. Abahutu bari 99, abandi basigari 1%. Ubu rero buri wese ati yemerewe kujya mu gisirikare, nta vangura rikibaho. Ati niyo mpamvu y'abanyarwanda bisanga mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda. Ikinyamakuru Izuba Rirashe kandi cyamubajije General Major Rwarakabije ikintu atazibagirwa mu mibereho ye yo mu gisirikare, maze agira ati ni ikibi nkubwira, naje mu gisirikare ngiye kurwanira umutekano, intambara yarabaye numva nta kibazo. Ati kuko nari narize kurwana, ariko jenoside yakorewe abatutsi yabaye gutsindwa esheke. Ati ku ngabo z'igihugu uzi kubona abantu bashira kandi bafite ingabo zishinzwe kubarinda. Ku giti cyanjye kandi ati umuryango wanjye warashize, abo twavaga indimwe, umugore wanjye wa mbere n'abana bapfa kubera intambara. Ati iyo nesheke, ati ni ukuvuga gutsindwa. Ati ibyo ni bimwe mu byo nazigera nibagirwa. Icyo cyiza ati atazibagirwa nta kindi ngo ni icyubahiro yahawe n'abo yarwanyaga ubwo bamuhaga umwanya ukomeye. Ati ibyo byarandenze tumaranye imyaka 10. Ati dukorana neza. Avuga abari bari ku butegetsi mu Rwanda. Abajijwe umubare w'abanyarwanda rero bamaze gutahuka ababigizemo uruhare, General Major Rwarakabije yagize ati ndagira ngo ntirase cyane, abasirikare bamaze gutahuka barenga 10,000, ariko sinjye njyenyine wabigizemo uruhare nubwo ari njye wayoboraga, ahubwo nafatanyije n'igihugu na politike nziza yacyo hamwe na komisiyo. Yavuze ko abasirikare bamaze gutahuka kandi kuri bamaze kuba benshi. Ati basigaye hanze ni bake cyane nabo kandi ati baba baratashye. Ati nuko babuze akayira kuko bafashwe bugwate. Ati igiteye ishema nuko abatashye bose nta numwe wigeze kandi gutekereza gusubirayo, bose babanye neza nabo basanze mu gihugu cy'u Rwanda. Reka mbinira aho ngaho. General Major Paul Rwarakabije ni byinshi twamuvugaho, tuzanabigaruka mu makuru yacu y'ubutaha.